Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, bene data, nshuti zanjye, iki gitondo ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese aho muherereye, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku byacu no ku bacu, tubanje Imana ku buzima bwacu, tubanzije Imana ndetse no ku babisha bacu. Imana hose ihagere iturengere, kandi Imana hose ihagere idukorere iby'imbaraga zayo nyinshi. Iki gitondo rero twongeye kuzirikana kugira neza kw'Imana yacu, tuzirikanye ibyo yakoze, tuzirikanye ibyo yakoze mu minsi itambutse, turanazirikana umugambi wayo mwiza ku buzima bwacu. Imana ishimwe rero, mfasha duhereze Imana icyubahiro. Utitaye uko bimeze, birashoboka kuri muri situwasiyo itameze neza, birashoboka ko urwaye urwaje, birashoboka se no ko wabuze n'uwawe, ariko mu bibaho byose tujye dushima Imana. Twe turatungurwa nk'abana b'abantu, yo ntitungurwa. Twe turashoborwa, yo ikitwishobora byose. Hari ibyo duhagararamo tukabiburira igisubizo, tukanabura n'amaherezo yabyo, ariko Imana ni igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Kabiri, Imana niyo ifite iherezo, ni arufa na omega y'ibibazo byose umuntu anyuramo cyangwa n'ubuzima bwose. Rero iki gitondo nyemerera ushimira Imana ko ikubeshejeho mu buryo butangaje. Shimira Imana ko yakwimanye, shimira Imana ko warijijwe amarira, Imana ikaguhoza. Shimira Imana ko hari igihe wasigaye uhagaze wenyine, ariko Yesu Kristo akaza akakubaho, akakuba iruhande. Imana ikanga yuko umuyaga uguhungabanya w'ibibazo. Imana ishimwe rero. Nawe Imana yaragufasha iragukomeza, Imana yarakwaguye, uhereze Imana icyubahiro. Iki gitondo nakubwira ngo ikintu cya mbere ni ugushima Imana. Ni ugushima Imana uko biri kose, ntambara urimo, uko zari zifite ubukana, Imana hari ibyo yacomoyemo. Gusigariza kwibuka ko wanyuze mu bintu bikomeye, niyo mpamvu rero ugomba gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo nyemerera twongere tube mu mwanya mwiza wo gusenga. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti umunsi umwe w'impinduka. Twasanze iminsi iba myinshi igahimwa n'umunsi umwe. Niyo mpamvu mvuga, iyo ndi kuvuga ngo umunsi umwe w'impinduka, mba nkwifuriza gukandagira mu munsi amateka yawe ahinduka. Mba nkwifuriza kugera ku munsi wawe abanzi bawe babona kugira neza kw'Imana yawe bagaceceka. Iyo mvuze umunsi umwe w'impinduka, ni umunsi Imana ikoreramo ibitangaza, abagufasheho ijambo bagahita baceceka. Ni umunsi umwe Imana ikugarukaho, imanza zikarangira yewe. Ni umunsi umwe Imana ikugarukaho, umunsi umwe ubaho mu buzima bwa buri wese, akagira umunsi w'amateka adajya yibagirwa. Rero ndakwifuriza ngo nawe Imana igukandagize mu munsi umwe w'impinduka ku buzima bwawe, ibintu byose bihinduke. Mu munsi umwe w'impinduka Imana yomora ibikomere. Umunsi umwe w'impinduka ku buzima bw'umwana w'umuntu, Imana ihanagura amarira nawe agaceceka, agaseka. Ahari amarira hakaza ibitwenge yewe. Umunsi umwe w'impinduka urawukeneye, urawukeneye, nanjye ndawukeneye, ndetse abantu benshi barawukenera kugira ngo Imana nabo ibasetse. Imana ishimwe cyane. Twavugaga ngo umunsi umwe w'impinduka. Umunsi umwe w'impinduka ni umunsi Imana ikuneshereza ababisha bawe. Umunsi umwe w'impinduka ni umunsi nawe uvuga ngo ahwi, Imana ishimwe ko intabaye, Imana ishimwe. Munyemerere rero muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Esiteri. Imana ishimwe. Esiteri ibice 9, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Abayuda bica abanzi babo. Imana ishimwe. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari,
iteka n'itegeko by'umwami byendaga gusohozwa, niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Imana ishimwe, abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Imana ishimwe. Nashakaga kuvuga ngo umunsi umwe w'impinduka mu buzima, Imana ihindura amateka. Izi nkuru ni inkuru za Moridekayi n'abayuda b'Ishushani ndetse na Esiteri umwamikazi, aho Hamani umwanzi w'abayuda yari yatanze ifeza, atanga ibiguzi byinshi kugira ngo abayuda bose barimburwe aho umuyuda wese ari. Izi ni inkuru zijya zituma umuntu avuga ngo ni Imana ishobora kuburizamo umugambi w'ababisha bawe banjye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo uwo munsi, ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12, ngo nibwo iteka n'itegeko by'umwami byendaga gusohora kugira ngo abanzi b'abayuda babarimbure babice. Ngo ariko birahinduka, yewe ndacyakubwira umunsi umwe w'impinduka, ngo noneho abayuda babandi bari bwicwe, babandi bari bacukuriwe ibyobo, babandi bashingiwe ibiti, ngo abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ngo birahinduka, yewe ukomeza ugasoma izi nkuru, ngo ahubwo abantu bahise babatinya, abandi batangira kubiyomekaho no kubahakwaho. Ba bantu bababwiraga bati mwebwe murapfuye, murarangije, ibyanyu byarangiye, byamenyekanye, umwami yateye kashe, umwami inzandiko zaraje zikubagaho zivuga yuko nta muyuda uzongera kubaho muri iki gihugu, kuko Hamani arimo kubabeshyira, arimo abatanga, yavuze yuko ari abantu badafite icyo bamariye igihugu, ari abantu badafite icyo bamariye umwami, ko ibyabo ari ukwica amategeko. Ariko ngo birahinduka, bihindurwa n'amasengesho y'iminsi 3, bihindurwa no guca bugufi imbere y'Imana, bihindurwa n'uko Esiteri nawe yaciye bugufi arasenga, bihindurwa n'uko abayuda b'Ishushani bose bagiye inama baravuga ngo dufata y'itatu dusenge, bijya bihindurwa n'amasengesho. Yewe reka nkubwire, birashoboka ko utagize ubiguhindurira, birashoboka ko imbaraga zose zabinaniwe, ariko bijya bihindurwa n'amasengesho. Imana ishimwe. Iby'abayuda kwicwa ngo barimburwe byahinduwe n'amasengesho y'iminsi 3. Nibwo umwami yabuze n'ibitotsi, ngo umwami atumize ibitabo by'ubucurabwenge, ngo barasoma arangije ngo bamubwira inkuru z'ukuntu yari agiye gupfa, bamubwira ko wamuburiye ari Moridekayi, ariko si uwo muntu Moridekayi, hari umuntu wigeze agira icyo amwitura. Imana ishimwe cyane. Nanjye nakubwira ngo rero, wowe komeza usenge, shikama, senga Imana, yewe senga Imana ushikame, Imana izakugirira neza, igukandagize mu munsi w'impinduka. Umunsi umwe w'impinduka urawukeneye. Umunsi umwe wa mbere w'impinduka wabaye kuri Moridekayi, ni umunsi yabonye Hamani amutambagiza umurwa, yewe agenda amuririmbira ngo dore uw'umwami akunze, uko bazajya bamugenza. Imana ishimwe. Umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza. Icyo gihe wabaye umunsi wa mbere w'impinduka. Umunsi wundi ugera ku bayuda bose, umunsi w'impinduka, ngo birahinduka, ngo abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nawe ukeneye gukandagira mu munsi wawe w'impinduka. Abagufashe ijambo bagaceceka, abagucukurira ibyobo Imana ikabisiba, abagutega imitego Imana ikayitegura. Biragukwiriye ko nawe usenga ayitatu ugakandagira mu munsi wawe w'impinduka. Bishobokera uwizeye,
wavuga ngo warasenze ariko wararushye, oya ongera usenge kuko gusenga ni uguhozaho. Ahangaha Morodekayi yabaga ku marembo y'ibwami, akahaba yubaha Imana, arakomeza arasenga kugeza rero ku munsi Imana yabateturuye, Imana ibakuraho urupfu. Byari ibyo kuvuga ngo bararimburwa, ahubwo harimbuwe abanzi babo. Imana ishimwe. Biragukwiriye nawe gusenga ugakandagira mu munsi umwe wawe w'impinduka. Imana ishimwe. Shalom shalom, muhaye muronke. Imana ibagiriye neza, ndabakunda cyane. Izina ryawe ni